KYC iyo uvuze ngo ejo tuzakora KYC wumva iki, cyangwa ngo njye nasoje gukora KYC ubitekerezaho iki? Unyandikire muri comment tuze kumenya uko ubitekereza, hanyuma twungurana ubumenyi kuri iyi ngingo. Mboneyeho kwisegura ku muntu wari wanyandikiye ansobanuza KYC message yawe nyimaranye iminsi ine in box, ariko urihangana naje guhita nkora ku bindi, nizere ko bitakurakaje. Guhaye ikaze rero kuri Rugwiro Prozone. Muri iyi video tugiye kuza gusobanura ijambo KYC mu buryo bwimbitse, icyari cyo, inkomoko yayo, ko ikora n'ibindi bigiye bitandukanye muri cryptocurrency ndetse n'ahandi igenda ikenerwa, n'impamvu ari ingenzi cyane mu kurinda umutekano. Ibintu byose bigiye byerekeye kuri KYC ugiye kuza kuba wabimenyera ahangaha. Nizere ko wamaze gukanda subscribe, hanyuma nuza kumvamo iyi video igushimishije uze kuza kuyihereza like. Okay, reka tuze tuganire kuri iyi KYC cyangwa se iri jambo KYC icyo bisobanuye. Mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima butari ubwa crypto hajya habaho ama KYC agiye atandukanye, ariko ijambo KYC rikunda kugarukwaho cyane muri cryptocurrency cyangwa se n'andi mafaranga ashobora guca kuri blockchain, n'amabanki ndetse n'ibindi bigo by'imari bikunda gukoresha ama KYC. Habaho tumenyereye gukora KYC harimo kuri Pi Network, kuri Binance, kuri OKX n'izindi exchange cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye. Bakunda kuvuga bati mugomba gukora KYC. Izi nyuguti uko ari eshatu ubundi ziba zihagarariye ijambo risomwa rigira riti know your customer, cyangwa mu kinyarwanda bivuga ngo menya umukiriya wawe, cyangwa abakiriya bacu tumenyane. Hanyuma mu gukora KYC hakenerwa ibyangombwa byinshi bigiye bitandukanye, birimo ibyangombwa bitangwa n'igihugu, ubwo n'irangamuntu. Bashobora kuza kugusaba ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko byose bigambiriye kumenya, ni inzira yo kumenya neza uwo mukorana n'urwego akorera, hanyuma ukamenya uko umurindira umutekano mu bijyanye n'akazi mugiye gukora, kandi nawe bikakuzamurira icyizere mu kazi kose agenda agukorera ka buri munsi. Iyi KYC se baba bavuga yavuye he? Nifashishije Google Chrome hari ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye biganira kuri cryptocurrency byanditse ko ijambo KYC cyangwa nk'uko twarivuze hejuru know your customer yatangiye kuba yakoreshwa kera mu 1970 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo leta yashyiragaho amategeko yo kurwanya iterabwoba cyangwa se imikoreshereze y'imari yagendaga nabi, cyo bita money laundering. Muri icyo gihe banki zatangiye gusabwa kumenya neza amazina, aho abantu bakomoka ndetse n'aho amafaranga aturuka by'abakiriya babo. Nyuma yaho ibintu byagendaga bifata indi ntera mu gukoresha amafaranga nabi. Ibintu byaje gukomeza gufata indi ntera cyane mu mwaka wa 2001 nyuma y'igitero cyangwa se ibitero byo ku itariki ya 11 Nzeri 1911 Nzeri, ubwo isi yose yatangiye gusaba amabanki yose cyangwa se n'ibigo by'imari gukora KYC cyangwa se mu buryo bwo kwirinda anti money laundering cyangwa se AML, kugira ngo hirindwe iterabwoba n'ubujura bushingiye ku mafaranga. Umuntu yashoboraga kuba yafata nk'ibi bitero bavuze, umuntu yashoboraga kuba yafata yakwinjira muri account akaza. Ubundi birasanzwe ko amabanki akunda kugabwaho ibitero bijyanye n'ikoranabuhanga, nyine bakaba babahakinga, ariko aho baziye KYC akenshi umuntu yashoboraga kuba yakinjirira muri account kubera ko nta hantu na hamwe bari buze kumucekinga, akaza kuza kuba yakora ibintu byinshi bitandukanye birimo no kubikuza amafaranga mu by'ukuri adaciye mu nzira yemewe isanzwe izwi yo kubikuza nyine ayo mafaranga. Ubwo rero iki cyegeranyo gitoya nagikuye kuri Google Chrome, hari amakuru yisumbuye kuri ibi ngibi ushobora kuza kuba watwongerera. Ubwo ari bwo aho twari turi kureba inkomoko ya KYC icyo bivuze mu buryo bworoshye. Rero KYC bivuze menya uwo mukorana cyangwa se menya umukiriya wawe, nk'uko umucuruzi
agomba kuba yamenya ibintu byinshi ku mukiriya we. Ni nako platform menshi ya crypto na app z'imari zose nka Binance cyangwa se OKX ziba zigomba kumenya uwo ziha serivisi. Ibi birinda ko abantu bakoresha amazina y'abapfuye cyangwa se indangamuntu z'impimbano cyangwa bakaba bakohereza amafaranga mu bikorwa bitemewe. Nababwiye ko ibigo bimwe na bimwe mu Rwanda byatangiye gukoresha KYC. Nta muntu ukigura simcard yo guhamagariraho hano mu Rwanda batamufotoye. Iriya ubukoze yitwa KYC. Ikigo runaka kiguhaye irangamuntu, MTN cyangwa Airtel, nibyo dukoresha hano mu Rwanda. Iyo bigufotoye biba bigiye gukoresha icyo bita KYC kugira ngo bakumenye. NKS y'ikibazo cyaba kuri nomero yawe niwe bareba kubera ko warangije gukora icyo bita KYC. Okay. Rero bigenda bisobanuka cyangwa se bigenda bigira ibyiciro bya KYC iby'ingenzi kuri KYC igizwe n'ibyiciro bitatu by'ingenzi. Icyambere ni customer identification, kumenya umukiriya ariko hakoresheje ahangaha ho umuntu atanga inyandiko nk'irangamuntu, passport cyangwa se driving license cyangwa icyo bita permis. Ahangaha muri Pi Network muzi ko batanga option, ntekereza ko ahari zose ariko banazitanga, ariko ku bantu benshi twakoresheje irangamuntu, twakoze KYC dukoresheje irangamuntu. Ahangaha haza irindi genzura rikurikiraho ryo gusuzuma amakuru. Ibi ni igihe urubuga cyangwa se banki ireba niba amakuru ari kuri ID yawe cyangwa se ku ifoto yawe, bagasuzuma byinshi bigiye bitandukanye kandi bakareba niba umuntu atanga amakuru ajyanye neza nayo bashaka. Ntago hashobora kwiyandikisha John ngo hakore KYC Peter, ntago bikunda. Amazina yawe agomba kuba ahura nari ku irangamuntu. Hakurikiraho kandi ikindi gice cyitwa monitoring cyangwa se gukurikirana igihe kirekire. KYC ikorwa rimwe, ariko hari igihe bashobora kuyikubaza nko muri Pi Network bayigaruramo ku kijyanye na liveness mu gihe winjiriwe, mu gihe bari kugukura muri tentative, mu gihe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nko kuri Binance monitoring igarukaho mu gihe ubikuje nk'amafaranga, bakakubaza bati wenda ukaba waribagiwe nka password yawe cyangwa se hari ikintu wahinduye cyangwa ubikuje nk'amafaranga menshi, bagomba guhita bakubwira bati kugira ngo transaction ibe successful, fotora isura yawe mu maso utwereke iriya liveness bakubaza ibari monitoring. Baba noneho bashingiye kuri bya byangombwa wabahereje yaranga muntu yawe, bakongera bakareba niba umuntu uri gukoresha iyo telefone ako kanya uyifite usabye icyo gikorwa cyo kubikurizwa amafaranga niwe wanyawe wakoze yake KYC. No muri Pi rero niko bigenda. Nimba winjiyemo muri Pi app ugasaba nyine ko wenda ugiye nko gukora, hari ukuntu baba bagiye kugukura tentative. Akenshi tentative hari ukuntu yishyirwamo na system, ariko ubundi tentative ibigaragaza ko kuri account yawe hari ibintu bitarakemuka, nubwo abenshi bayirimo kubera system wenda yabashyizemo. Ariko iyo bagiye kugukura tentative bakuhereza icyo bita liveness. Iyo liveness rero iriya foto cyangwa kari aka video gato ufata karagenda kagahita gahuzwa n'amakuru direct watanze kera, yake KYC wakoze kera, yaranga muntu yawe wafotoye kera, n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyo bamaze kubihuza bagasanga koko John ni John cyangwa Peter ni Peter, barakoze KYC kandi batarahinduye amazina n'ibindi bigiye bitandukanye, bikunda guhita bihura. Aha rero impamvu KYC ari ngombwa, KYC ifite akamaro gakomeye mu bintu bikurikira kandi bitandukanye: kurinda abajura cyangwa se kurinda abantu bashobora kuba bakwiba amakuru ajyanye wenda na identity, kurwanya iterabwoba n'amafaranga ashobora kuba yakoherezwa mu buryo butagiye bukurikije amategeko, kurinda abakiriya kugira ibibazo by'amafaranga yabo mu buryo bwo kwibwa, nyine kongera icyizere mu mikorere y'imari, gufasha leta kumenya aho amafaranga aturuka n'aho ajya. Aka kanya muzi neza ko ibintu byose dukora bisigara kuri blockchain. Akenshi mukunda kuba mugiye kubikuza amafaranga nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibintu byinshi bakora biba byanditse. Rero ubwo nimba ukoze cash out cyangwa se ubikuje ugakora payout, yake KYC yawe baba bagufite imyirondoro ufite muri Binance ni nayo
mu kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu bafite nibo bayiguhaye iyo rangamuntu. Ubwo rero guhita babihuza bakavuga bati uyu muntu runaka yabikuje amafaranga ya naya kuri iyi saha, bakamenya ukuntu babikurikirana. Ni ibintu byoroshye, mu buryo bworoshye. Rero KYC ni korohereza cyangwa se ni uburyo worohereza abantu bagukoresha mu kuba bakugiraho amakuru, ariko ajyanye no kuba barinda umutekano ndetse no kuba bakongera mu kazi kanyu bakagakora kinyamwuga. Uko KYC ikora ku mbuga zigiye zitandukanye nka Pi Network n'izindi, cyangwa se Binance, mu isi ya blockchain, isi ya digital, KYC yagizwe ingenzi cyane kuko blockchain yubakiye ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko abantu bakoresha wallet zidafite amazina biba bishobora guteza ibyago by'uko badagomba kuba babikuza. Kandi ikindi, impamvu mu isi ya blockchain hazamo ama KYC menshi, cyangwa se akenshi dutegekwa gukora KYC, reba nawe amafaranga kwa team yasohoreyeho Picoin mu gihe yafunguraga Open Network. Iyaba wari wemerewe kugiramo account ebyiri uhita uyakuba kabiri, bishobora gutuma igiciro kigwa. Impamvu rero platform nka Pi Network, Binance, kuko OKX n'izindi zashyizeho KYC ni ukubera yuko baba bagambiriye kurinda umutekano w'abakiriya babo mu by'imari. Muri Pi Network KYC ikorwa hakoreshejwe Pi Browser app, aho umuntu asuzumwa n'abandi bapiyoniye bagenzi be, icyo bita validation. Usibye ko muri iyi minsi bari barabikuyeho bagashyiraho icyo bita fast track KYC, sinzi nimba yaratangiye gukora, ariko impamvu batubwiraga gutegereza iminsi 30 nuko hacekingaga team y'abantu basanzwe bari batubwiye ko bazanye mu fast track KYC, no gutegereza tukareba. Aha rero iyo usoje iki cyiciro, abantu baba bamaze kuba bakurebera, iyo wemejwe uba wemerewe gukora icyo bita mainnet migration no gukoresha wallet mu buryo bwemewe. Aha rero KYC ikorwa mu buryo bukurikira. Nimba winjiye mu mushinga, uzuza imyirondoro yawe utagiye guca ku ruhande. Nimba kuri ID yawe wahawe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu, nimba hari hiyambere z'ukwa mbere, andika hiyambere z'ukwa mbere. Nimba hari kosa bakoze mu mazina yawe bakandikamo akanyuguti kamwe bakagasimbuka, byandike gutyo, kuko uwo ni wowe. Ntabwo ushobora kubabwira ngo nitwa wenda Sandrine ariko y'inyuma bayibagiwe, reka nandike Sandrine. Iyo wibeshyemo ikintu kimwe ntabwo biza kuza kuba byakunda. Gushyiraho ID cyangwa se ifoto yawe mbere n'inyuma bishobora kuza kuba byakenerwa muri KYC, ntacyo bitwaye. Iyo ari platform yizewe ugomba kuba wabikora. Izindi zikunda gusaba selfie verification, aho ufatwa ifoto cyangwa se video ugaragaza igice cyawe cy'imbere cyo mu maso ngo barebe ko ari wowe. Hakenerwa kandi icyo bita confirmation system, isuzuma isura yawe cyangwa se ID yawe na database mpuzamahanga, hanyuma bakaza kuza kuba bajya ku gice cyitwa approve. Iyo byose byemejwe, ushyirwa ku rutonde rw'abantu bamaze kwemezwa, ukaza kuba umunyamuryango wizewe. Ibi byose bishobora gukoreshwa hagendewe ku ikoranabuhanga rya artificial intelligence cyangwa se AI, cyangwa ubwenge bukorano, kugira ngo bashobore kuba babyihutisha. Abantu benshi rero batekereza ko KYC ari uburyo bwo kwinjira mu buzima bwabo bwite, ariko siko biri. Mu by'ukuri KYC ni uburyo bwo kurinda umutekano wawe, kugira ngo amafaranga yawe n'uburenganzira bwawe ntibikoreshwe n'abandi, cyangwa se n'uburyo bushobora kuba bwahutaza. Aha rero dore ahantu KYC ikunda kugoranira kuba mama. Ku gitsina gore KYC ikunda kuba ibibazo cyane. Ngiye no kubagira inama muri iyi video. Nimba uzi ko witera makeup, hari ukuntu ugira gutya mu maso ukisiga makeup nyine, hahandi ubona ko umuntu yisize ntabwo uri kumuhuza na wa wundi wari usanzwe uzi. Nimba ugiye gukora KYC, wikora KYC wisize makeup, hari ibintu wongeyeho mu maso, ama rouge à lèvres, amatiro, ama foundation, byihorere. Kora KYC kuri ubyuka mu gitondo usa, uhita ufata telefone ukore KYC, kubera ko amafoto menshi dufite ku maranga muntu yacu ntago aba ariho ziriya makeup akenshi. KYC cyangwa se kuri tujya kwifotoza kwiranga muntu, biba umuntu ataragera kuri iyo level yo kwisiga ibyo bintu. Ubwo rero iyo bakubajije KYC, nk'abantu muri Pi mukunda kumbaza icyo kibazo cya liveness, ugasanga ngo banyatse liveness ngo ndayikora. Imagine nawe nyine ifatura nka AI, ingoyi zawe zisanzwe
hari ukuntu zimeze, cyangwa se mu maso yawe hari ukuntu hameze bisanzwe uri naturel. Ubwa kabiri wasizeho tiro, nimba wenda AI iri gupima santimetero ziri ku ifoto isanze harengaho 5, kandi ako 5 ni tiro washyizeho, ntabwo wayirenganya. Ubwo nyine irareba ikabona ifoto imwe ni umuntu usanzwe uri naturel, indi gasanga wabirindutse. Nuko nguko amaliveness yanyu menshi agenda aburiramo. Ibyiza nuko wajya ukora KYC utari wisiga foundation cyangwa se n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byongera ubwiza cyangwa se byongera makeup, ugakora KYC umeze neza. Ku bagabo ntago bikunda kugorana kuko akenshi bakunda kuba ari naturel, keretse abacishamo yari yiyogoshesheje akaza kuza gushyiraho nka dread n'ibindi bigiye bitandukanye n'amatatuwaje, ariko tatuwaje zo mu maso ntago ari benshi bazikunda. Nibyo ngibyo kuri KYC. Ndagushimiye, nizere ko umenye inkomoko yayo. Ibigo bimwe na bimwe mu Rwanda birayitubaza, ariko wenda ntago wari uzi ko ari cyo bisobanuye. Reka tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda tugutegurira. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone, tuganira ku buryo bwari bwo bwose ukoresha telefone yawe na internet, ukinjira mu isi ya blockchain na AI, ugakoresha amafaranga ari digital, bikakuhindura umumenyi ku bijyanye na cryptocurrency. Twaplodinga buri munsi isaha 12:05 za mu gitondo, tukongera gushyiraho ikiganiro ku isaha 11 z'umugoroba mu gihe amakuru yabaye menshi. Niba hari ibyo ushaka gutambutsa live hano kuri Rugwiro Pro, ushobora kuza kubituganira cyangwa se ukaza kubitambutsa nyine kuri iyi channel, abadukurikira bakaza kuza kumva izo mpuguro zawe kuri blockchain. Reka nkubwire ngo Imana ikurinde, reka tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.